Amateka y'Abanyarwanda ni amateka y'umubabaro. Mu mateka y'isi sinibaza niba hari ubwoko bwababaye kurusha Abanyarwanda. Abize amateka bazatubwira. Nuramuka uvuze amateka y'u Rwanda n'akababaro k'Abanyarwanda, Umututsi ukumva ntiyumvemo akababaro ke kose, ntabwo aziyumva muri ayo mateka. Azavuga ko ayo mateka agoretse. Nuramuka uvuze amateka y'u Rwanda n'akababaro k'Abanyarwanda, Umuhutu ukumva ntiyumvemo akababaro ke kose, ntabwo aziyumva muri ayo mateka uvuga. Azavuga ko ayo mateka uvuga agoretse. Niba ushaka kuvuga amateka Abanyarwanda bose biyumvamo, vuga ku buryo buri wese yumvamo akababaro ke kose. Niba uvuza akababaro k'Abatutsi, kavuge kose ntacyo uhishe. Vuga uburyo bababaye mu mateka, maze nugera kuri Jenoside yabakorewe muri 1994, vuga akababaro kose ntacyo uhishe. Vuga uburyo babishe, bakabahiga bakabica bunyamaswa. Kandi n'ubu Abatutsi baracyapfa. Abagabo b'abanyabwenge n'inyangamugayo barokotse interahamwe, agatsiko ka FPR kabamaze tureba kandi turebera. Umututsi uzakumva uvuga akababaro ke kose azagira ati, uriya muntu arazi akababaro kanjye. Icyo gihe muba mutangiye gusiza inzira y'icyizere n'ubwumvikane. Akababaro k'Abahutu ko uko bakavuga muri iyi minsi biteye agahinda. Uretse abahezanguni ba FPR bahakana burundu akababaro k'Abahutu ku mpamvu zizwi n'izindi zitazwi, hari izindi ntore cyangwa inkotanyi bagerageza kwerekana mu bucakura bwinshi ko bazi akababaro k'Abanyarwanda bose. Ukumva umwe aravuze ngo, "Jyewe rwose nemera ko Abatutsi bakorewe Jenoside, ibyo ntibisubirwaho, isi yose yarabyemeye. Ariko kandi jyewe rwose nemera ko hari n'Abahutu bapfuye bazira guhisha Abatutsi, cyangwa bazira imyemerere yabo, cyangwa bazira kwihimura kw'abasirikare b'inkotanyi." Iyi mvugo rero niyo nita ikinyoma cyambaye ukuri. Ni ukuri kubera ko Jenoside y'Abatutsi yarabaye. Ni ukuri kubera ko hari Abahutu bishwe bazira imyumvire yabo, cyangwa se bazize kwihorera. Ariko ni ikinyoma cyifurebye ukuri, kubera ko iyo mvugo iba ishaka guhisha akababaro nyamukuru ko n'Abahutu bakorewe Jenoside. Abahutu bishwe ku misozi yose yo mu Rwanda, abandi bakajugunywa mu misarane no mu myobo ari bazima bagatwikwa. Abahutu bitabye inama ntibagaruke. Abiciwe i Kibeho, abiciwe mu majyaruguru y'igihugu, abiciwe mu mashyamba ya Kongo, ibyo byose kubivunjamo ngo bishwe bazira guhisha Abatutsi cyangwa se kwihorera, ibyo ni ikinyoma. Ndabyibuka mu myaka ya 1997 1998 gutyo, umunsi umwe twari mu modoka hamwe n'umugabo wari warabaye mu nkotanyi. Tugeze muri Perefegitura ya Butare mu majyepfo yaho, uwo mugabo atwereka imisozi yari hakurya, mu magambo arimo ukwiyemera kwinshi. Aratubwira ati, "Iriya misozi mureba yose nta mugabo w'Umuhutu usigayeyo, bwose twarabuhumbahumbye." Abari mu modoka bararebana, barumirwa, bareba hasi, baraceceka. Muri iyo myaka abantu bagiraga ubwoba bwo kuvuga. Rero n'ubu ni uko. Muti Abahutu barishwe. Ntabwo bazize guhisha Abatutsi, ntabwo bazize imitekerereze yabo, ntabwo bazize kwihorera, bazize icyo bari cyo. Bakorewe Jenoside. Abahutu bazi ubwenge bose barashize.
Inkotanyi n'interahamwe baguye miswi mu bugome no mu nyamaswa. Ariko hari henshi inkotanyi zihiga interahamwe zikoresheje ubucakura. Aha navuga nko gusiba ibimenyetso. Mu gusiba ibimenyetso inkotanyi zirabarusha. Baguye miswi ariko hari henshi inkotanyi zibahiga mu bugome. Nuramuka uvuga akabaro k'abahutu, kavuge kose udashyizemo ubucakura. Kavuge kose. Icyo gihe umuhutu uzakumva azagira ati, uriya muntu arazi akabaro kanjye. Icyo gihe uzaba utangiye gusiza umuyoboro wo kwizerana no kumvikana. Gusa muzirinde ba bandi barira amarira y'ingona. Iminsi igeraho ikabatamaza. Nta kabi kakorewe abatutsi katakorewe abahutu. Ikibabaje giteye agahinda nuko abatutsi bazi cyangwa bashaka kwemera iryo banga ry'akababaro k'abanyarwanda bose ari bake cyane. Birababaje. Rero umunsi abahutu n'abatutsi bazemera ko nta kabi kakorewe abatutsi katakorewe abahutu, icyo gihe ubumwe no kwizerana bizashoboka. Icyo gihe gakondo yanyu mwatakaje n'akari gasigaye kakaba kariho kabanyura mu myanya y'intoki murebera, icyo gihe gakondo yanyu muzayigaruza. Bitabaye ibyo mwese muzangara, twese tuzangara. Ari abahutu, ari abatutsi, ari abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'abakiri inyuma, ari abihaye Imana, abasenyeri n'abakristo babo, yemwe n'abavantara bagurishije igihugu, mwese muzangara. Muzangara mu gihugu cyanyu cyangwa mu mahanga atari ayanyu. Mubure byose nk'ingata imennye. Mubure igihugu n'ubumwe bw'abanyarwanda. Hari icyo mutazi. Icyo mutazi ni inyota n'ishyushyu abazungu bamwe bafitiye ubwiza n'ubukungu bw'iyo misozi mutuyeho cyangwa se mwari mutuyeho kera. Mu bupfayongo bisanganiwe, abanyarwanda ntibabashije kumva amarenga. Igihe Kagame yavugaga ati umunsi umwe abanyamahanga bazaba aribo benshi batuye muri iki gihugu, ntabwo Kagame yarotaga, yari azi icyo avuga. Umushinga mubisha wari waratangiye. Ubu se ntimubiyibonera n'amaso yanyu ko uwo mushinga ugeze kure? Nimwishyire hamwe abahutu n'abatutsi. Ahangaha ndagira inama cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi gusubiza amaso mu mateka y'u Rwanda uhereye mu ntangiriro y'ikinyejana gishize kugeza amagingo aya. Muzavanamo amasomo azabafasha kwitaza no kwitandukanya na kariya gatsiko kari ku butegetsi gashaka kubiyegereza ngo mubafashe kurwana intambara y'ubwoko n'ubutegetsi. Intambara mudashobora gutsinda ahubwo yabyara andi mahano. Nimwishyire hamwe abahutu n'abatutsi, abakiga n'abanyenduga, mutarwanira ubutegetsi ahubwo muharanira ukuri n'ubutabera. Mureke uburyarya n'ubugambanyi. Naho ubundi murashize cyangwa murangaye mu gihugu cyanyu no hanze yacyo. Nta musaraba urenze uwo kwangara muri gakondo yawe.